ngiyi Bibiliya ndi umupasiteri sinigeze mpuza Asiya n'uriya mugabo sinzi nuko bakundanye sinzi n'igihe bamaze gukundanira cyokora nabimenye byabaye uko niko kuri kwanjye ndi kubwira abakunzi ba Pastor Mutesi ndi kubwira abafana ba Pastor Mutesi batazi ibi bintu byari byo kuko iyi ni propaganda yakozwe ngiyi Bibiliya sinzi umuntu wasohoye ari amajwi nanayasohora sinzi icyo yaragamije ndashaka kubabwira ko ngiye gusezera YouTube Honey wanjye, I love you so much. Ngukunda nta bunebwe. Mukunzi wanjye kandi nzaguhora nero agaciro ndagukunda. Kanumva nakubaha. Nuko ntagushobora naguterura. Umve ko ngukunda aho uri hose, umve ko ari umugore ugukunda cyane. Hello, Steven. Mpamagaye ndi mu kiganiro ariko ntabwo nashyize kuri mikoro humura. Abantu bari kuvuga ngo ngewe ngo nahamagaye Asiya Nkwasure ngo nirwaje barimo baransibye cyane kubera ko ahantu nabaga yahaje inshuro zirenze ebyiri kandi hari abakozi bari bahari ba nyirizo apartment baramubonaga Yego. kandi yazanaga n'abavandimwe be rimwe na rimwe. So rero ibintu abantu bari kunsebya ngo ngewe nashatse gufata Asiya ku ngufu cyangwa ngo namusabye ngo turyamane. Ku bijyanye na video yafashwe bigaragara ko umwe muri mwebwe yarameze nk'aho ari muri mood cyangwa se mu bihe byo gukora imibonano mpuzabitsina kuko nk'uko byagaragara ku mashusho Pastor ngira y'umugore izo ukuntu yaguhaye urukundo izo ukuntu mwabivuganye izo ukuntu wagiye wabo izo amafaranga wahasize Pastor ugatanga amateleviziyo ukamuha amatelefone meza abana bukabarihira amashuri ugatanga imbaraga zawe umugore uzi neza ko ukeneye urukundo sha Pastor akakuzana burya ariko ngewe ubu maze kukugarukira umugore uzashaka nujya umbwira ngo Pastor ngo uyu mugore ko ndeba ntaza ahantu yagiye ndi imbere y'Imana nzajya nceceka Asiya na Pastor Mutesi. Sinzi ukuntu abantu babifata ariko twari tuziranye kubera umugabo we yari inshuti yanjye twarakoranye umurimo w'Imana twarakoranye mu murimo w'Imana ADPR. Twanabanye no mu magroupe hari groupe twanyemo bita abarashi yakoreraga Kiruhura mbega yari inshuti yanjye. So rero twari tuziranye umva muri Amerika nza mu Rwanda namubwiye ko nzamusura ngasura abana icyo gihe ngenda kumusura najyanye na Pastor Mutesi ariko urumva nari muzi ntabwo Pastor Mutesi ari we wavuze ngo ngiriye ngo pase icyo gihe rero njya kumusura twaraganiriye duhana kuhamya niko twatangiye kumva ko tugomba gukundana none se abantu se baherehe bavuga ngo Mutesi mure wa my pass. Ibyo birumvikana niki wavuga ku bijyanye n'amafaranga bivuga ko ngo yakuriye banyarwandakazi amajwi amakuru ibintu byose biri hanze aha kuri social media ku mbuga nkoranyambaga nakasamutwe ngira ngo aya majwi yose murayumvise yaba ya Pastor Mutesi yaba ya Asiya yaba ya Steven ntago byoroshye ariko ngewe mu mboni yanjye ikigaragara nk'uko Pastor Mutesi yari yahakanye ko atari we wahuje Steven na Asiya n'ubu mwumvise ko Steven nawe ubwe avuze ko yari asanzwe azi Madame Asiya ndetse ko yari inshuti y'umugabo we hari groupe babanagamo. Ubwo rero kuri iyi ngingo kubivuga ko Pastor Mutesi yaba yaracuruje Asiya kuri Steven icyo ngicyo rwose ndumva abantu bakivana kuri Pastor Mutesi kuko biragaragara ko rwose Steven ari we witereteye Asiya.
hanyuma rero reka dukome urusyo dukome n'ingasire. Icyo mvuga kuri Pastor Mutesi nariya magambo ni biriya bitutsi ni biriya bintu byamusohotse mu kanwa k'umupasiteri, akanwa k'umukozi w'Imana, ubundi kakabaye gahesha umugisha, gatanga umugisha, gasabira abantu amahoro, kavuga iby'urukundo, dore ko Mutesi nyine murabizi ko ahorana urukundo mu kanwa ke. Rero ntibyari bikwiriye ko yandagaza umubyeyi mugenzi we, asohora ariya magambo amutuka. Aha ni ahandi bivugwa ngo ikintu cyose kizava mu rwihisho. Buriya yari azi ko arimo aragana na Steven, ariko byarangiye bimenyekanye. Rero Pastor Mutesi rwose birakwiye ko usaba imbabazi ku bw'ariya magambo adahesha Imana icyubahiro wamubwiye. Bakunzi banjye rero mukomeze mugubwe neza, turakomeza dukurikirane uyu mukino, tuzaba tureba amaherezo. Bye bye bye. Honey wanjye, I love you so much. Ngukunda nta bunebwe. Mukunzi wanjye kandi nzaguhorane, uri uw'agaciro.